ikaze ku isomo ry'umunsi TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tubasha twese kwigiramo isomo ry'umunsi. Uyu munsi tugiye kurebana hamwe isomo ry'ubuzima, isomo ry'ubuzima bwacu. Tugiye kureba ese ikibazo kibaza giti mpitamo gute? Ese mbonye amahirwe gute mbasha guhitamo? Mu gihe mfite amahirwe nyakoresha gute? Iyi nkuru iradufasha kumva uburyo tugomba guhitamo mu gihe tubonye amahirwe. Umunsi umwe umusore yari ageze mu gihe cye cyo gushaka, nuko aza kubenguka umukobwa wari mwiza cyane. Umusore yigira inama yo kujya kumusaba iwabo w'umukobwa. Ese yari umusaza akagira ubwenge bwinshi cyane muri ako gace bari batuyemo. Umunsi umwe umusore afata urugendo ajya kureba uwo musaza, niko kubwira umusaza ati nakunze umukobwa wawe kandi ndashaka gushyingiranwa nawe. Umusaza aramwitegereza cyane, aramubwira ati umukobwa ndamuguha, ariko ndamuguha ari uko hari icyo wakoze. Umusore aramubwira ati nanjye niyemeje kuba nakora icyo nsaba cyose, ariko mu mukobwa. Umusaza wari umuhanga cyane abwira umusore ati mfite ibimasa 3 byiza cyane, urahagarara imbere yabyo, kimwe kizajya kikunyuraho paka ugize icyo ufata umurizo ukabasha kuba wagihagarika. Nugira icyo ubasha gufata umurizo ukagihagarika, nta kabuza nanjye ndabasha kuba naguha umukobwa wanjye. Umusore yumva ni ibintu byoroshye cyane kuko ari umusore w'ibigango. Niko kujya imbere mu kibuga, umusaza ajya mu biraro by'ibyo bimasa, nuko arekuza ikimasa cya mbere kiza cyirukanka cyane. Nuko umusore arebye ikimasa cyazaga, abona ni ikimasa kinini gifite ingufu nyinshi cyane. Aravuga ati iki ngiki kambenye ihunze ndafata icya kabiri. Nuko cya kimasa cya mbere kiraza kinyuraho kirakomeza kirirukanka ntiyagifata.